no byadanje mba mbona umusa na super manager wamubona n'umuteguro nku uretse katari na ngombwa kumbaza super manager ntago mbishaka super manager ntago ngende muri game nawe super manager ni muzehe nagume mu byiwe nanjye menye byanje bamuvugirije indururiya yaramwaye ShadyBoo yaramwaye nawe rwose hari amashori rwose ari kumukubita inshuro nawe basajya heza rega imyaka igende isemburanye rega umukinnyi ushaje adodabaro nawe arabizi ntago papa Cyangwe rwose yaza nawe arabibona nawe wabibona nawe arabizi ku mutima we nta mwana usicya aravoma kandi SKY2 rwose kugira kunshiraho spaguru ku munwa nta mufungo yamaye ngo nceceke urumva ahubwo yabonye ibyo twakoranye atekereje ibikorwa twagiye dukorana muri ndabirene aravuga ati SKY2 sinamurisha inguru bari hagiye nahe mwaka ariko ikofi yanjye nagirahinika yabaye ingati kandi ingati nyine ubwo urabizi abahuje inyo barogana kandi urumva nago nanjye naye nagwiza umufungo back to ShadyBoo koza rwose ujye umbabarira n'ubundi nawe ubibona musirika ako se back to bimutegura urabona ari wose cyangwa akakangwe mbe microphone se BigTown ko nyifasha bwa mbere ubu ntagiri bunjabuke mbabarira reka nze ngo amapyi ubundi none wayirera imwe n'ubundi sha wageze mu Burusiya back to none se ngo bimeze bite musirika yewe jumba barira ni neza papa ni neza aha mwaka musa musirika umwaka mushe papa ibintu byarakaze ngo ubu ngubu gahunda y'abana ngo umuntu butakarabye mu ntoki ngo ni sako sige bahana izingizi ni gutya utazanduza igihe miliyoni nta muntu yitera umugeri gutyo ntago naka miliyoni akakaba kigendera kabisa ndakabona iyi ni Range Rover Sport yambaye janti rya tubresa ntago wavuga ibi bintu ubundi hano ntago wabivuga wabagahe se papa navage no musirika ni waneza ntago tuherukana papa wanje ya man nje ndashaka ko dutangira kuri drip hariya hasi papa yake madoadoa yongeye bayita madoadoa sha uyu muteguro bawita batoneke ubundi hano mba natonetse hejuru ndabona ariko wanyiganye tu oya ibintu birayenza ahubwo nawe kuba ibintu sigaho bifite ntago bibaho man reka tuzamuke kuri drip urabona wowe uri umuntu wa drip man wowe urabibona tutazigiye imwe bidatoneka ubundi hano ntago mba nikoraho ntabyo ubona none nyuma ufite akantu kameze nk'umurizo wallahi papa yake ndi gukabona oya hanyereke ndende umurizo nguwo hano nguwo hano ako ubusubu ntago uri kuyibona do subibona ndi kubibona papa iyo no umuteguro ba nakubwati uyu muteguro ni batoneke iyi panaro se ni gute ubundi hano ubundi ubicishijemo ijisho uhita ubona ko indege yayobye uhita ubibona ko diaspora intouchable navuga kabisa ndi kubyumva papa man jacket ubu ntabyo ubona ni miliyoni yitembere SKY2 ushobora kuba wambaye amafaranga ngaya kuva hasi ntago njya mvuga amafaranga ntago nshobora uvuga iki se papa jewe abantu bundi bambona nka comment z'abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikirana show zacu nibo bagakwiriye kuba bajaji wakareba gava hasi akagera hejuru kamera mbabarira akavuga is it drip tugomba gutangira hasi kuri kamera kuse koko ibi bintu racyabyiteranya n'imyaka twabikoranyemo koko dutangire hasi kwanza iyi drip nahere abari gukurikirana BigTown TV hariya nangaye uriya mufungo wa SKY2 oya ibintu ni banderete yigenda uhituzamuka boro kwipantaro nangaye ibyo nago bivugwa nago bivugwa shumi yanjye ikoti ry'umurizo nangaye oya ikoti ry'umurizo bacteria ibi bintu utazafungwa bacteria utazajya ukora bya zikora amakosa ukora bundi ibi bintu by'ubindekera mbwira amazina yabyo ibi bintu mbwira amazina yabyo mere hasi iyi nkweto bayita batoneke yes bababare batoneke bababare yego urumva
iyo ugeze hano hantu yeah ubundi ita nkubaza ngo let me up on band and fire. Let me up on band and fire. Yeah man, let's get it. Kwa tatanu musika. Man, no yigeze hano hano. Ita nkubwira ngo keskiriya. No wagera hejuru ita nkubwira ati wabagaye. Yeah, uyu ni SKY2 online. Yeah man. Fresh sana papa. That's so fresh sana Bosky. Ngo abastari bo mu Rwanda bambara amasheneti ya fake. Abo n'abafite ubushobozi butari nk'ubwanje n'ukuri ntabwo ntakubeshya ngo bambara amasheneti 15,000 abo rero ngiye back turabona SKY2 ntago ari iby'igikabyo cyangwa ikibakti tuba tuziranye imyaka myinshi bakti ku myaka yanjye 20 ningahe ku myaka yanjye 22 nari mfite miliyoni 5 urumva ko njyewe nta nzara mfite nari ku myaka yanjye 22 urumva njye nari mfite miliyoni 5 kuri banki cyangwa mu ntoki kuri banki njye nayokoreshaga muri kwite aho ngaho hari ibiceri byanjye abanyarwanda bari babizi ko njye natangiye kwiga amafaranga ndi mutoya urabona bibona ko nsa nk'umwana wariye kuko njye urabona ko nta nzara mfite urumva naracabura ubusubo bakte ku myaka yanjye 22 nagiye Amsterdam nari ndi kurya meze neza urumva nari mfite makubere 5 imwe irimo iransokoza undi ari kunsiga makeup ndafite kiri dari maragira gutya ndafite tije kutameze gutya mu gutwi umutekano ari wose aba bounce ari batanu mbabwira ati mvuze ngo iki iri nkoko indiziritse murya mumere neza warangiza ukaza uvuga ngo ngwe nanzara nsa nayo reka ntabwo wakambara gutyo ufite benda inzara twese tuba dufite niyo ku mufuka benda sinavuga ngo mfite ibya mirenge cyangwa iki ariko rwose ubukene bwo ntafite ubwo gusa neza bwo ntago ubukene bwo bubaho bwo ku mufuka ariko ubwo gusa neza bwo Uwiteka yarabumaje. SKY2 abantu barimo kwibaza kubera ko uri umuntu wa drip cyane drip uzigurira hehe imyenda yawe igurira hehe inkweto zawe zigurira hehe abantu menshi barimo kwibaza cyane papa reka nkubwize kuri bakti sibyo SKY2 ndi diaspora intouchable nje nago nikoraho ni ibintu biba bihenze sinkubeshye diaspora intouchable ntago nikoraho nje ntago untouchable boy untouchable diaspora yego ntago nje mba nikoraho ubundi bumba muhumura niko nyine kamera itagifata n'umuhumuro ngibyumva ubusanga ibintu bari Vinski birimo ni byinshi cyane ese nkubese shumi yanjye ndabyemera papa nta mpamvu yo kumbesha umaze iminsi tutabonana wari uri he SKY2 yarari he narindi muri vacation narindi mu kiruhuko rwose ndi kubasha gushyira ubwenge ku gihe kuko rwose nasanze agasuzuguro k'abana b'iyi minsi ari kenshi ndavuga ati reka njye mba ngomba no gufata igihe cyo kwitekerezaho nkikoresha akanama ahantu hari amazi ndimo ndareba amazi mu maso yanjye mvuga ati what's going on man yego hehe said your vacation uri wayifatiye he papa nyine u Rwanda ni rugari cyane umva maze iminsi nambara shenete yerekana imisozi 1000 maze iminsi ariyo shenete ndi kwambara yerekana imisozi 1000 ubu niyo maze iminsi ndi gutarasamo imisozi 1000 ubu ntago nayiberetse kuko bama barayibonye ubu nahaje mbereka yuko noneho nkunda u Rwanda ndi Kigali urumva ku muteguro bya bindi by'abantu bivuze ngo habagaye na bageno musirika none mbereka ko jewe noneho njya ari uko nguko mpagaze uri kubibona hera hasi sha cameraman iki cyangwa cyo bajyagaza umufungo ntuzazane yinjye kuri ibi bintu cameraman umuri uzabigeraho gace nirwo rugendo uko ukunze ibintu ugenda ubigeraho sibyo yego ntago hacika intege SKY2 ufite abakobwa bangaye muri kudatinga muri iyi minsi kaho ibyuki siko ntarabona marayika kandi shori yanjye ngomba kuzimeza nka marayika nago nakubeshye man marayika nago araza
Nagirangiraho tu ariko nyine babandi uri muri vacation babandi baza bagakora ku misatsi oya bariya babandi baza bari bari muri cyagiye cya ya myaka nje 22 BigTown ari amafaranga ari mararibwa hako ubungubu se shaka ko sinjya njyanye waraburije kuko nza abantu benshi bakennye shashoma abantu miliyoni zabo zariwe BigTown ni benshi miliyoni yarariwe we ahubwo mbabarira siga winyubutse urupfu rwa Gatabazi kuko amaniga nzi yariweyo nago navuga byinshi tu iduka ryagiye he iduka ry'imyenda SKY2 yagurishaga imyenda yarafite iduka ryiza cyane ariko iduka ryagiye he papa yaracendebereye yaracendebereye kofi rwose aracendebereye rwose gucendebera no gukora iki papa gucendebera se yarashize tu ariko ubu ndimo ndazuka abana barariri iduka ryose abana bari Amsterdam wagaruka yambaye agakabutura na bodaboda za koko wari uzifite koko kambwira ngo ifungo ni rya papaye yeah man ngo aba diaspora bakomere nabi bamerefo ariko ni byiza kubera ko impamvu baba bagomba kumvugisha niko nanjye ndiwe barambona bakavuga ati diaspora intouchable tugomba kuganira nawe ndanasubiza abapampe banje bari amajuza Australia muri Amerika umva uiteka naba umugesha bari abaniga nabarimo kuvuga ngo kubera iki urimo gusuza abandi bo hanze no mu Rwanda ho bari abaniga mu Rwanda uzima buse mu Rwanda bo ndabafite ntago waba uri nkunda Rwanda ngo abandi ntibagukunde kuko hano Kigali mu Rwanda ho ubu bwabo bandika umutima nanjye mbari hafi ubwo urumva nimba mbari hafi nabo bandika umutima urumva umutima wanjye uterera mu wabo yego okay iyo navuze ngo bamvugirije induru wikici bundi uvuze bamvugirije induru aranita nibuka amateka harane umunsi abanyarwanda bamenye SKY2 kabisa akubura urabona ko nyine birimo biragenda biza induru benda nubwo zitajya zibura ariko zirimo ziragenda zicendebera naso ni gake twaramwaye shabyihore ako se buriya bintu bubyibuka shashimi yanjye mere zirankuru bindi ubundi nari narabiretse ariko reka banze nkagwe nkasome ukanzunge nzanira iyo nkuru bindi nziza ubona aho ngaho yitwa inkurubindi niyo ngomba kubasha kuzanire papa kanzanire musirika kazane n'ubundi njya nkubwiza ukuri buriya nawe ariko uba umeze nk'umuntu watera umuntu urushinge mu gisebe ntago ari neza inkurubindi n'iki kirimo rero ahangaha harimo mana akajuise tu juice y'akayoga oya akajuise gafunze mu bakuderi papa wanjye ntago muri iyi minsi bimeze gutya urumva ukuntu noneho biba bimeze mba nshaka nyine tunagani BigTown umuntu aba agomba kubaho mu buzima bwiza izina rye ntago nakubeshya kabisa isomere papa wanje gusa ubu sinagusomye kuko urabona corona imeze nabi supermanager aragushaka supermanager ze koko arashaje keretse n'aba manager ako supermanager ubu ntago ubu supermanager ntago ubu twakompeta mu biki ibyo ari byo byose amafaranga supermanager no mukire ahubwo yaba manager wanje ariko ibindi byose ko kurusha inoti yaba ibintu byose yazamo nukubera kundusha ibiceri ibindi byose ntago yakoraho nawe arabibona imyaka yaramusize yambara neza oya ntago bibaho ntago bibaho ntago rwose nawe arabizi katakora nyine imyaka yaramusize kuko aramutse agarutse muri ibi yabaje muri retour d'âge ahubwo nakomereza aho akora ubukwe shaka umugore atunganirwe gusa njya mubona ariko sinari nanamubona gusa bamubona kuri mbamubona yitambukira gusa imyaka yaramusize ajya naheze ntago birabina bakita abantu bajya banemera ko imyaka basize nimba ari supermanager yige kuba yamanaginga abantu ariko ibi by'agatwiko byo rwose ntago ari revuye ahubwo ahindure yiga indi kabiri tu ejo bundi numvise ari gutwikana na Bruce Melody
Mitsa mvuga se SKY2 mubajije nk'umujaji ninde yari wahita utwara igikombe. Uzi super manager bari gukora amakosa. Super manager yaba melody super manager. Super manager ni muzehe kuruta melody. Mu myaka mu bikorwa ahubwo bura super manager sinari namenye ikofi y'uburyo ihagaze. Super manager nimba afite ikofi idahinika ashobora kuba yafasha melody. Ako biragara ntago super manager yafasha melody. Rwose burya nubwo byavuga ngo urukuru ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijose. Cha melody yayobora super manager. Super manager nanjye ubwanjye nta kintu kiwenzi. Buretse kumva ngo yagiye ngo yaturutse mu ntara he na he yararagiye. Afite inka nyinshi papa. Afite inka nyinshi. Afite amamodoka menshi ntabwo ujye ubona nta amamodoka agira uriya. Ayahindura. Yuriya ngo nguvu nabya naga uriya nabya amamodoka. Wapi? Uriya nkutira twamaki. Oya. Ntabwo ujye ubona ko ahindura amamodoka muri interview bafite imodoka. Nta bintu bya danje mba mbona umusa. Nta super manager wamubona n'umuteguro nku. Buretse katari na ngombwa kumbaza super manager. Ntago mbishaka super manager ntago ngende muri game nawe super manager ni muzehe nagume mu byiwe nanjye menye byanjye. Okay, nje uyu munsi ikintu nashaka tugiye gutangira kuba twitsi. Ujye umbwira umwe ahantu turi bufungire ubundi se ubwo urajya kumbaza mu twitsi urenze ngewe nawe sibyo ubundi wajya kumbwira ninde ngaho mbwira undi mutwitsi wantanze muri aka gakino aho muvuge DJ Brian Bakti ukoza amakosa cha Bakti ukoza amakosa nawe wirengagije ibihe urabona kuri kwirengagiza ibihe ndi kukubaza wirengagije ibi bintu igihe twabikoranye uri buka interview ya mbere twakoranye umwaka ushize za 2019 hejuru y'isoko gusa ubwo uvuze iki ubu waje interview yanjye yawe yabamvugirije induru dutambura nkubwira induru zavuze nkubwira ati ShadyBoo bamuvugirije induru bande nabande ubwo se ubwo koko ntago ari ibintu nge wajya kumbwira pa ntago biba SKY2 no jamais de tout travail. Okay, ShadyBoo abatwitsi ndajya mvuga amazina ora tubirangiza tu ShadyBoo bamuvugirije induru riya yaramwaye gute ShadyBoo yaramwaye nawe rwose hari amashori rwose ari kumukubita inshuro nawe basajya heza rega imyaka igenda isemburanye rega umukinnyi ushaje adodabara nukuri nta nukuri ariko ntago mvuze nabi kubakunze ba ShadyBoo mana abana bahora bavuka buri munsi tu mu Rwanda mani dufite abakobwa beza ntago ShadyBoo najya kumugira igitangaza mu bantu bari kuri iyi si ntago namugira igitangaza kabisa ntago namugira igitangaza kuko rwose nta bintu bya danje gusa ni mwiza tu gusa ni mwiza wamubona ugapofuka umufuragira ukawufuragira washaka gusayika ugasayika ariko ibindi neda nta bintu bya danje kuko nubundi mifax zanyihoraho yamana. Okay. Ubushize twagusanze kuri office ari kubita ikibizu kinini cyane manager muracyakora ya tubirimo ariko contract yararangiye tu ya ubundi mu kandi ya turi ibyo ni private life yanjye. Inkuru mfite nuko utubizu twese dukomereza ari oya dukomereza ari none twawe munsi ngo uri ntabwo twakomeje musurika ntabwo twakomeje musaka nawe kunwikira transfer for yaman Fozara papa yes abatwisi to cyakomeza Bruce Melody n'umuhanzi mwiza. Okay. Yeah. Ariko agira nawe Tantwari yakoze Tantwari nawe ararambuka umuhogo yarawukoze yaman gabiza uramwemera ni fresh sana naga collabo se wamusaba collabo nahe mwaka ariko ikofi yanjye naga irahinika yabaye ingati kandi ingati nyine ubwo urabizi abahuje inyo barogana kandi urumva nago nanjye nagwiza umufungo Okay. Yeah man. Turacyakomeza kuba twitsi Anita Pendo.
Ntapendo ya fresh sana tu ya je urebye respect nujya kumbaza ibyabo bantu bakuru kuko bari ari abantu bakuze muri aka kazi ntago najya kuba complaininga cyangwa kuvuga byinshi kuri bo tu respect ya bomba ha respect okay reka tumanuke ahubwo bo bagakwiriye kuzajya badufasha kabisa Gaga Gaga ndamwemera Gaga wenda mwemera kabisa ariko Gaga she's my young sister man yeah man nikibuka kwa Gaga taratangira gutwika Gaga muza kunda ataramenyekana muri show Gaga muza kunda muzike tu Gaga muza akunda muzike akunda kwambara nyine ubona ko ari sharp ya n'umunyamugito turacyakomeza mu bantu batwika turacyakomeza nago turi burekera ngaho umuntu witwa Papa Cyangwe nawe arabizi ntago Papa Cyangwe rwose yaza nawe arabibona nawe babibona nawe arabizi ku mutima we nta mwana usicyaravoma yego nta mwana usicyaravoma nawe arabizi gusa ereri yaje kubamo yaje kuboostinga ari na byiza nyine ku bindi byose nawe arabizi ko nta esperandusha nta myuka ntaki nabo babizi tu ariko gusa yaje kundusha movement yaje kundusha move kubera ko yaje kugira management imeze fresh tu yabashije gutuma aboostinga ni nabyiza much respect ku bantu bamufashije ariko nyine nanone nawe ababizi yuko munsi nyenyeri yanjye yatsa arabizi ko atazakoraho kuko nawe yubibona sibyo ngaho reba ibintu buri kubona gutya atarazamo noneho mufungo ubu hatarazamo ingodo ngaho ibaze ryaje hapfa umuntu ako si ubundi we k'inka yawe yabyaye n'ubundi witeka yakurebeye mu gitabo kimwe SKY2 wazabinkoreye n'ubundi ko twabanye imyaka myinshi bakti buretse gatoya nge buretse gatoya buretse ngewe nge mbanza naye nkurabure bakti ubu gisubiza amaso inyuma ukajya buka imihanda twari turi kumwara dukora ya bore abamvugirije induru na zimwe za bapifura Rwanda bagiye babibona ndabyibuka none si inka yawe ibyaye ukabona ikofi idahinika ubizi ko SKY2 ndi umuraperi mwiza wambara neza usa neza ugenda neza urwaye indwara yo kwambara neza uhumura utambuka bwuma ubusubu ni gute SKY2 ko kutamurebera mu gitabo kimuvuga ati SKY2 murebe mu gitabo nge nafungura tukareba n'icyo ukeneye ukeneye iki ndenyene nanjye management n'ibikorwa birenze nanjye uvuga ati SKY2 BigTown ngushyizemo twika wizamukire gahunda ibe yindi kandi nawe regura bizi discipline nanjye niyo mu seminari discipline nanjye niyo mu seminari rega twe man back to juwa petit badara so warageze za dara nago warabonye Dar es Salaam apete ukuntu waba bameze neza ubundi hari amana nta bintu byayingera biba bigomba kuzamo back to wallahi ujyushyira ari isahane ubundi ugomba kureka inyenye imbabura zose zikaka ucana kunywa karya ucana kuri gaze ucana ku mashyiga kuki nawe akamera neza ngera yingize ngo SKY2 afite management ntayo mfite nayo ufite nge ndi papa nka ni mama ndi ankorenga nka nk'itatiringa to wapi njyewe mbonye umufungo wanjye ndekura imizigo kandi nta n'ikintu umuntu yazambwira kuko nanjye dusayininze byagenda neza dusayininze nawe urabizi ko discipline yanjye ariyo mu seminari ibikorwa aho ngaho waba ukoze iki subwo ubundi gusinyisha SKY2 umenya ngo ni nko gufata Kenya West ukamubwira ati nkuzanye mu gihugu kuko nawe urabibona ko ari nge Kenya West wo mu gihugu papa nawe wibona rega nsa n'ibyo ndya nubwo mbona gutya inyuma y'interview turaza kubiganira out of camera oya ntuzam rero bari nza mukanya niturangiza interview turabikora turaganira maze turebe n'iki twakora nje ndi tayari kugufasha bafite nge rero kabiri z'abanyamujyi urabona maze guhura n'abantu benshi bagenda bandengeza lenge sinzi kunda nje nitwaza kuganira amagambo abiri nagenda neza okay buretse tuje bakti rero uzajya unsenera bya bindi by'abanyamujyi kandi mbona umaze kumera neza nawe uzaba ushaka kuzana ingeri jureka igitabo cya bakti tujye dukina za filime zirangira zira filime z'ama episode oya ariko tujye twicara dukina igitabo kirangira tuzatuza hano kuri kamera tugafera abantu bakirwa bavuga ngo ngo SKY2 na bakti ngo badukiniye filime ngo zazindi ngo bakti za gitumo oya
filime zanjye nayo zijye ziba live nimba uvuze ati SKY2 turaganira ibintu tuba tugomba kuganira bijye bijya mu bikorwa abanyarwanda bamenye ngo SKY2 byapfiriye aha na BigTown byapfiriye aha nimba byarakunze bijye mu masezerano tubikore SKY2 nimba ikigwari nzaba ikigwari cyangwa nimba n'icyamamare nzakibe ariko gusa nta cyananira kuko ubwenge mfite nk'ubwa muri esanseri ntabwo reka mbaze n'abariya barimo kurikirana BigTown SKY2 murabona arakwiriye ko tumusigninga oya barabibona uboya deja bamaze kubibona comment zanyu ari oya kubuta namfite ubundi kubuta namfite n'ijana bose kuvuga ngo SKY2 oya kubuta namfite n'ikibazo gikomeye ubundi njyewe ndi imari yigende ubundi ngewe mani ndarija tu ndarija irimo ingende mwisambi irimo amarija hari ahantu ubundi kuba mfite ni nko kuba uri wicaye ahantu uri kurya inkoko indi ziritse uri kwirira winywera udashaka kuvuga ubundi ugomba kuzajya wicara ahantu kubera ko mfite ukajya wicara ukarya ukanywa washaka no gufakizanya ugafakizanya washaka kurya inkoko indi ziritse ukayirya washaka guhamagara ishori washaka guhamagara amakuberi zikajya zikagukora mu mutwe ukajya uvuga ati dere zawe yangiriye hariya SKY2 ndi kumubona rega niyo revo yanjye rega nje ndi bore yigende dore nicyo kintu nagiye mbwira abapampe nkababwira ati ingagari ntabwo ziramedita ubundi ngiye SKY2 ubundi ngewe nanjye ubwanjye hari igihe ngiye ndeba ibintu bindi mu mutwe wanjye nkavuga ati qu'est-ce qu'il y a SKY2 why not ibintu byo bitabo birimo bigenda biraninga neza birashoboka cyane noneho amahirwe 90% tuzaza kuganira amagambo abiri yonyine nibigenda neza nabariya badufashe bari gukurikirana n'abantu mwe dore murabizi kabiri y'abanyarwanda murenge kabiri y'abanyamugirenge yayo ariko hari gihe ejo bundi twagaruka nsimo kubwira abariya barimo ibyo rero ngewe ibyo ngibyo ubuvuga nibyo nge mba nshaka kuko nawe BigTown nawe BigTown asure mudufashe nawe reba hasi reba byonyine hasi reba iri shusho ndi kuguha hano iri shusho ni irya interview ubu ntagira ishusho ndi kwerekana ari ryo muri video clip ntago ari ryiri mu muzigo wanjye ntago ari rya rindi uzabona gutya iri ngiri ni rya rindi rya temporation iryo kuba ndi gutamporeza ndahanga mu kajerdo ndi kunyinyira inkurubindi nguko wait kabisa rega tujye twiga kubaho neza BigTown ngende umusirimu ngewe nuko kwatatana umusirimu ni ruzungu ubundi gukora n'umuntu w'umusirimu mu mutwe ni byiza kuko ngiye mba ndi umusirimu ngiye mba mfite ubwenge bwinshi bumeze nk'ubw'ama escalier urumva ubu noneho byarenze escalier byabaye esanseri noneho muri za gahunda z'ibikorwa nyeneye kumva flow ya SKY2 ya mirongo noneho y'ubugome cyane ya indi ukoza amakosa eka nkubwire ngo maisha ni mabaya susicheze na dunia life ni hatari ntuza kine n'iby'iyisi ubuzima ni danger ibintu ni hatari mungire inama mwanza nkumye mu nkokora uyu munsi uragafata ejo ukaburara inshuti zikakwanga life ikagucanga ibibazo biransazije ndumva ngiye kwiruka man basi bifata ubijyane kure cyane nukubita kandi muhunge muhavei ni wa muhungu wanyu garutse mine kuja kuwasha matala ya uzimu mine kuja kupandisha zawuti zimeshuka BigTown give me contract SKY2 nishushe advice mashabiki wangu wote waendelea kunisupport ninjye ugarutse kuza kuvuga ibyo mwacecetse ninjye ugarutse kuza gukora ibyo mwaretse manu uzambabara umfasha sinzapfe njyewe nakize y'ubuzima bwonze akenshi buguteza inzara ugahura n'ishaza ukabaho wowe wiyebye hora ari kenshi S to the K to the way to call the double SKY2 ndeme igisigaye kuri comments abafana ba SKY2 nabo bongereye ayo mahirwe kuri oya barabizi ubu byamaze kubaho ubundi abantu bakimara kubona izina SKY2 ryagiye kuri content jumenya ko ahesagura ubu ugiye kugeza muri comment usanga handitse fire thank you SKY2 love you from Burundi love you from Australia love you from Canada
Queen Elizabeth ndabizi uwo message nawe yazanditse avuga ati abuzukuru banjye niwe bakeneye ubusubu koko mbigenze nese mpfukame birakaze papa. SKY2 afite ingoma inshasha kuri YouTube imaze ibyumweru 2 byonyine ikaba yitwa Ndamwaye. Aha nicyo tubwira kubijyanye niyo ngoma. Ndamwaye nta muntu utaramwaye ko twese twaramwaye, corona yaratumwaje, Amavubi yaramwaye, Sugira yamwaye ariko nawe nyine kumwara nyine tu ni byago twese tumwara habaye ibyago Sugira ko maze kwihangana kubwo kumwara nabwo bibaho. Ntabwo abonye ko Sugira Ernest imodoka yahiye se mu garage ntabwo wibonye. Sugira wihangana amakuru do nawe ese akaradiyo kawe ntabwo kakirara munsi y'amatera k'amakuru utakiyakurikirana uzi ko nenze kubunga akaradiyo kawe usanga kara nk'umunsi y'amatera nyine wiryamenye uri kumva ibintu byose. Mega zarashize se oya narwara umutwe oya bageze ukore ka vocation yego was we call traveling. Yes ejo bundi the SKY2 nabagahe yesa kubita gutya ngo the choice award Irene Phil Peter ese bimeze gute bari papa niki mwapfuye papa wanje bakti uzi ikintu cyabaye se ariko narabisobanye sinzi nimba utarabibonye. Bagerageje kwerekana injustice mu kazi kawo nta bazanyemo injustice zitari nziza tu kuko ibi bintu nagiye mbigarukaho ubu nari nzi ko nk'abanyamakuru baguhamagaye barabikubaza bakti ibi bintu bakoze award zirimo best influencer bakora award zirimo upcoming star umuhanzi w'umwaka ibi nibi none ngewe ndatekereza ndavuga ati muri upcoming stars SKY2 ndimo kuko nta muhanzi ntekereza waje muri iyi game wandushije product tu kuko buri kwezi nasohoraga indirimbo. Umuntu navuga tunganya indirimbo no umuntu bita Papa Cyangwe ko Papa Cyangwe twinjiranye muri iyi game afite indirimbo bita winteza abana. Yaje muri game afite indirimbo witwa winteza abana, mfite iyo bita bamvugirije induru. Abona management akora indirimbo bita Mama Cyangwe ari kumwe na Karfani nsohora iyo bita Wabagaye kandi izo zose zaje ziri mega hits. Ubwo tumaze kugera muri competition ndende Papa Cyangwe byaje kurangira isabona management nziza ibira mu boostinze ku rwego nyine rushimishije tu na buri muntu wese nyine areba ntazanamo y'ingeri tu ko twese turaba artiste kandi tugomba no kugira ukuri kandi ni nako nteye sibyo. Agize iyo movement yo kubona abakoze iyo ndirimbo Mama Cyangwe muri iyo minsi hatarazamo ikindi cyo yahise nkubita ingoma bita ngaho akinkubita ingoma bita ngaho mbamba kubisa ingoma yanjye yitwa mu bapfumu iraza nayo irabostinga. Ubwo urumva ko indirimbo zingana akimara gukubita ngaho abakubisa imbeba bankubise za zera yankubise imbeba mukubita zera abakoze kunsunsu bamukubise hagati aho ngaho ari gutegura kunsunsu nahise ndekuramo indi ndirimbo bita Nasyonyoye none nyuma yako agisora kunsunsu hita ndekura Ndamwaye. Urumva yuko ku bushobozi buke bwanjye Uwiteka yamaye ndi cyamamara ahubwo ndanatwika n'ikofi yanjye nihinika ibaze kuba ni papa nk'imama nkarekura ibikorwa byanjye abanyarwanda bakabibona nkagira views undi afite management iri kumumeneramo ahubwo se ubwo ari nge n'uwo ngo nindukazi ni wowe none simbibaza ibikorwa se wese sikubizi ntago ari we wanzanye ubundi burangiyewe ndabizi buriya we na Irene ndabashimira ariko Irene nanone ni impamvu dukunda guserera bakti ni ukubera ko Irene yagiye agira opportunity nyinshi zo kuba yamfasha wallahi akajya ntamubihana. Irene wenda twarenze n'abantu babonye ikiganiro araza nkaraga umufuragiro kuri phone abantu bagira ngo wenda ncecesheje umunwa kandi SKY2 rwose kugira kunshyiraho spaguru ku munwa nta mufungo yamaye ngo nceceke. Urumva ahubwo yabonye ibyo twakoranye atekereje ibikorwa twagiye dukorana muri Ndabirene aravuga ati SKY2 sinamurisha inguru bari haji wallahi kugira ngo SKY2 ngiye mwibutsa urupfu rwa Gatabazi reka peti muremere bicwa kuri momo yiwe akagendanwa kiwe gasone SKY2 ajya genyero nimba ari yo shori basangire nimba ari yo nkurubindi ayinyinyire nimba ari yo nkoko indi ziritsa yirye
bigende neza ariko naho ubundi nawe arabizi ko yaratangiye kunzanira nkwe kandi ngiye SKY2 nawe arabizi ko ngewe ariko nawe naranabimubwiye ndambwira ati musirikare wanjye uri ishumi yanjye ariko mu kazi nimukazajya muzanamo y'ingeri kuko ibi bintu dukora abanyarwanda bere bireba kandi bakti nawe utari inzuzana benda ibyiki n'iki nawe benda karafashwe inka yawe yarabyaye ariko nawe urabizi yuko nge nawe aka kazi twagatangiranye sibyo se kabisa nje ubu ngubu turi mu minota ya nyuma tu nibigenda neza chap ukahita tuje dukubitaho igisinye kinini oya abantu deja bari no kureba iki kiganiro ni ikiganiro kiryoshye si ikiganiro kirimo amagambo menshi si ikiganiro kirimo ibintu byayinjarenga iby'agatwiko gutya na gutya oya turi mu kintu bita true ukuri nta bintu byo kuzanamo ngo kuryarya nta gutya na gutya nimba ari tayari SKY2 nubundi ari kuri boss wanjye nubundi uri bunsenyisha nubundi ntago wangumisha kuri iki cyapa ngo comments nyinshi ziracyari oya byabaye ubu ngubu rega hari n'abantu bari bakumbuye show yanjye nawe akuze abantu bakumbuye kubona SKY2 na papa duherukana kera ariko kwanje ese ubundi wabagaye na bagino papa meretse kukubona wibereye ahantu za Dubai kurya umufungo wawe udashaka kuvuga wibereye ikiragi meretse kukubona uri ku mazi hose wibereye umwana wo mu gasone witeretse bya bintu by'abazungu ijabyo bikwiriye papa ariko n'ubundi urasa n'ibyurya kuko ndabona rwose akantu wagatayeho subizi se papa nawe ubufunzemo bokuderi kunda cyane musirika skonke isi papa skonke kwa hivi ni kwa hivi skonke kunda cyane babare nuko niruzungu yamara ese muri industry yacu harimo ikintu cyitwa amarozi nibi ntago ibyo ni nk'agatonyanga mu nyanja by'amarozi byo bibaho iburayi babyite ruminarishi hehe na hehe mani rwacitse bari ahantu hose urumva nge rero ibyo by'amarozi bijye biba kuba bishaka jewe ntago bimfasheho icyambere niko nzi ko ngiye nanjye ndi mu kazi kanjye kandi nta n'ikibazo mfite rwose ikizima niko nzi ko akazi kanjye n'ubundi bakti ibyo by'amarozi ababijyamo bazajye babijyamo nge nzakora ibyanjye abantu babikunde cyangwa babyanga kuko n'ubundi isi turimo ntago ari ya data ntago ari ya mama ahubwo icyambere no gukora neza nkiberaho siko bimeze papa wanjye umuntu wigeze kugerageza se byarabaye ibyo ngibyo ariko ngiye nabataye mu bihano ni bande ni benshi ntago sinshaka kubigarura ntago ibyo namba narabirenze byararangiye abahanzi cyangwa abantu babirushya kuganiriza gusuhuza cyangwa ibyo ari byo byose ufite ushaka oya ahubwo ikintu nabwira abasani nimba baramaze kubona ibiceri kandi babizi ko tuba twarabanye neza bajya bareka kunzanira ibintu by'imyiryo broski ntago ari byiza nimba rega abajye babiga kuba ngubu ngiye buramani ngiye nsigaye nikundira nka Diamond wabonye uyu muniga bakoranye indirimbo nshyashya bita Shusha nesuzi kuri amuniga ari umunyamakuru wiwe bamwita yitwa Lavawati waje kubitamo voice ya Baba Levo Baba Levo wabonye yuko ni umunyamakuru we ariko kubera ko afite tara wallahi ntago Simba yamuryamiye ariko nyine abanga injara bari zose umuntu mukorana umunanda ku promotinga ne yare ne baje bagabanya iyo mico baktereka tukarenga n'ubundi biganiro biracyari byinshi nje nawe ariko icyonzi cyo tu next tuzagaruka muri short time ya Force sana broski man kandi nishimiye gura nawe twipapare ugenda tuweza kuganira ari amagambo 3 maze dutegereze nawe rega ndabizi ntago bawumva wandekura ntago wandekura nawe wamaze kumbona rega baktingira ibiganiro biryohera abanyarwanda uza abantu babankumbuye ukuntu bari benshi ni benshi cyane yes turi kumwe na SKY2 ikigikurikiraho kuba urimo gukurikirana BigTown TV reka tuganire namwe comment zanyu ziza ari nyinshi cyane kubahereza SKY2 amahirwe
mushire hariya comment maze mutubwire niki twamukorera tubikore vuba oya abakunzi banje bo nibabonisho bari bubyemera kuko nta muntu utanyifuriza ibyiza bakti rega nawe wabona ko ibyiza bimbera ahubwo nyene yarenge yayo nyene ariko nibiba neza abakunzi banje ndabizi bizabashimisha ako mumbare mujye muri comment ibyo bintu mubivuge kandi burya abantu bajye banibuka no gukora subscribe kuko urabona ibi bintu impamvu ibi bintu bijya bimbabaza ibaza kubwira umuntu gukanda kuri subscribe bikamubera ikibazo kandi yirwa areba stati yawe kandi ibaza umuntu wowe areba stati yawe ya WhatsApp none ibaza ikintu gukanda ku kantu tu atari ibintu biri busabe ngo ubwenge bwinshi atari ibintu bisabe kujya kwandika ari ugukanda gutya ni nko gutera igikuma ubwo subwo ibyo bintu mwakora subscribe kuri BigTown TV tukarya show mwakabyara ibyo mwigize sha so until next time BigTowners all over the world, big up to yourself. Tuganya na SKY2 turebe icyo twakora namwe muraza kutubwira icyo mwifuza ko twakorera SKY2 n'ibindi byinshi bitandukanye. This is BigTown TV, behind the camera ndi kumwe na Hakim. Big up to yourself and stay there until next time. Horari gangshi. Yeah man.